abana bagoye cyane kugira ngo mwakire n'ibintu biba bikomeye cyane. Birashoboka dufatanyije organization na organisation Imana yashyize ku mutima, nshimira n'abanyamuryango bose abaza ngo dufatanye n'umuryango uriho kugira ngo ufashe abana bafite ubumuga mu rwego kugira ngo tubafashe kwiyubaka biciye mu mpano zabo. Agashya kari muri iki gikorwa cyo kugira ngo abana berekane impano zabo nuko nyine ari ukuzigaragaza, kubera yuko nubwo abarezi babo nubwo natwe twese dufatanije n'ababyeyi dukora ibishoboka byose kugira ngo izo mpano zabo zigaragare, ubundi zari zifukiranwe ntabwo zigaragara. Ubu rero kino gikorwa cyo kugira ngo tuzerekane ni ukugira ngo zijye ku mugaragaro, abantu bose babibone, n'ababonaga ko bano bana bafite ubumuga bwo mu mutwe badashobora babone ko nyine bashoboye, noneho kandi bagerageze no kudukorera ubuvugizi kugira ngo ntibigarukire aho gusa, ahubwo tugerageze kugira ngo tuzerekane henshi hashoboka, kandi noneho bigire n'umusaruro bizanira abana n'umuryango wabo, kuko ikigenderewe ntago ari kugira ngo abana bakomeze babe umuzigo ku muryango cyangwa se no ku muryango nyarwanda muri rusange, ahubwo no kwishakamo ibisubizo nk'uko n'ahandi hose bimeze. Rero abana bafite ubumuga nabo bashobora kugaragaza impano zabo, ni ugushaka igisubizo cyo kugira ngo nabo bazashobore kwibeshaho mu buzima. Zino mpano zabo bazigaragaje, bariya bazi kuririmba, bazi kubyina, nk'ama orchestre agiye abarokirita bakaza bakabafata nabo bakorera amafaranga nk'abandi. Ziriya za envelope mwabonye bakora ariya turiya tuntu dutandukanye, amanapero n'ibi byose biri inyuma hano bigaragara bibonewe isoko, hanyuma bikabyazwa umusaruro. Bana nabo bashobora kwibeshaho nk'abandi, kimwe nuko bashobora kugenda bakabona n'akazi muri kampani runaka, ahandi hose no mu masosiyete n'ahandi. Nk'ubu ngubu dufite gahunda y'uko imirimo iyi ngiyi abandi bita ko isuzuguritse, bano bana harimo abayishobora. Umwana akamenya gukoropa neza cyane, akamenya gukora amasuku. Icyo gihe ntabwo bizaba bikiri ngombwa kujya gushaka undi ukora amasuku, wa mwana tuzamuha akazi mu kigo ashobore gukora isuku. Harimo abazi kwakira abantu neza, tukamuha ako kazi akazajya amenya kwakira abashyitsi. Biriya ni impano, nayo ni impano yabonye imuhishurira kubona aba bana no kugira ngo agerageze kubashyira ahagaragara, abashimishe nibura aya masaha tumaze. Nawe mbona ari impano afite, birashimishije. Icyo ngomba kubwira Tonzi ni ukumubwira ngo komereza aho ngaho, kuko n'Imana uretse n'abantu n'Imana izagushima. Ntuzarebe ngo umuntu kanaka azanshima cyangwa kanaka azanshima, reba ko n'Imana izagushima. Nawe ubwawe mu mutima wawe wumva ufite ibitekerezo byiza, wumva ufite inema za Nyagasani. Murakoze rwose namwe, murakoze. U Rwanda ni igihugu cya mbere cyita ku kiremwa muntu icyo ari cyo cyose, tutarebye ubumuga afite, tutarebye ibindi bibazo. Urabona ko iki gikorwa n'abana twaje gusura ubwabo bishimye. Ni ukuvuga ko umuntu aba ari umuntu, umuntu iyo yavutse ari umuntu aba ari umuntu, agomba kwitabwaho, agakorerwa byose bigenewe gukorerwa umuntu. Urumva ko nicyo twajemo.